Bwiza yari afite imyaka 11 gusa igihe amarira ya mbere ya zahabu yatangiraga kugwa. Byabaye ku gicamunsi kimwe gituje, yari yituye hasi hanze y'inzu yabo nto, agwa kwibuye rimukomeretsa ku ivi. Ububabare bwari buto, bwa bundi busanzwe bushira nyuma y'amasegonda make. Ariko igihe yariraga habaye ikintu kidasanzwe. Nyina yahise atangara cyane. Mu mwanya w'amarira ava mu maso asa n'amazi, igitonyanga cya zahabu cyasohotse ku itama rya Bwiza. Cyararabagiranaga nk'izuba mbere yo kugwa hasi gigatanga ijwi rito nk'iry'icyuma. Papa we yaragitoraguye atitira cyane. Cyari zahabu ya nyayo, iremereye, y'agaciro gakomeye. Mu ntangiriro mu rugo rwabo habaye gutuza no gutungurwa gukomeye. Urujijo, ubwoba n'ibibazo byinshi byibazwaga n'ababyeyi b'uwo mwana. Muri iryo joro nyina yaramuhobeye cyane, aramubwira ati ibi ntabwo ari umugisha, ahubwo ni ikintu isi izagerageza kukwambura ikakugirira nabi kubera cyo. Uyu ni umuvumo. Ariko papa we yabibonaga ukundi. Urwo rugo rwiyemeje kubigira ibanga, bakabigumana hagati yabo gusa. Ariko mu byumweru bike gusa ibanga ryavuye muri urwo rugo rwabo ritangira kumenywa n'abandi bose. Mubyara we umwe yabibwiye inshuti bibwira umuturanyi, bidatinze umudugudu wose wari wamaze kumenya uwo mukobwa urira amarira ahinduka zahabu. Ibintu byose byarahindutse. Abana bakinaga nawe batangira kumuseka no kumunyega bati uri kivejuru, kuki utaturira natwe ngo turebe, ese ubundi uri muntu ki koko? Mu mikino bakinaga nawe baramusunikaga, bagahisha inkweto ze, bakamena ibikinisho bye, bahoraga bamureba mu maso bamwitegereza ngo barebe. Iyo amaso ye yuzuraga amarira, begerezaga imitwe yabo hafi ngo barebe, zahabu nazo zahitaga zigwa. Abakuze bo bari babikurushaho, bamwe bitaga abanyempuhwe, ayi mwana muto, bakavugira hejuru, ariko nyuma bakongorerana amagambo mabi ku babyeyi be, bavuga ko ubwo bamubyaraga atifuzwaga. Ntawitaga ku byiyumvo bye, icyabashimishaga n'ibyavaga mu maso ye. Amarira ya zahabu yagwaga hasi, abagabo bakuru bakayirwanira nk'abasabizi barwanira amafaranga. Papa we yatangiye kuyakusanya buhoro buhoro. Mbere yo kuyashyira mu gikombe gito yashishaga mu cyumba cye, nyuma akajya yashyira mu kibindi, nyuma agasanduku kafungishwaga urufunguzo akagashyira munsi y'igitanda cye. Bwiza yatangiye kubona impinduka. Iyo yariraga abantu barishimaga, yabacecetse atuje abantu bakababara cyane. Yatangiye kwifata ngo atarira, igituza cye kikababara kubera kubihagarika, intoki ze zikishima mu biganza kugira ngo ahagarike kurira. Ariko rimwe na rimwe ububabare bwabaga bwinshi cyane, bikamurenga bikarangira arize, maze zahabu ikongera ikagwa. Umunsi umwe nimugoroba ubwo yabonaga abanyamahanga barwanira ibice bya zahabu byakomotse ku mubabaro we, yabashije nyina n'ijwi rifite ikiniga ati nindeka kurira bazareka kunkunda. Nyina ntiyabonye icyo amusubiza. Hanze papa we yabaga ari kubara zahabu yatoraguye, mu gihe abaturage bo babaga bahanze kurira kwe gukurikira mu bibonere zahabu. Ibyo byarakomeje bimara imyaka itari mike. Igihe Bwiza yaragejeje imyaka 15, papa we yarekeye aho kwiyoberanya, arekeraho kumwita umukobwa we imbere y'abantu, ahubwo akajya amwita umugisha, igitangaza, amahirwe adasanzwe ye. Umunsi umwe yafashe icyemezo gikomeye cyo gufungirana Bwiza. Yafunze urugi rw'icyumba cye, afungira inyuma, ashyiraho ingufuri nini, imfunguzo arazibika. Kuva icyo gihe nta muntu wongeye kubona Bwiza, keretse se abyemeye. Amadirishya y'icyo cyumba nayo yarafunzwe. Amafunguro ye yacishwaga mu mwenge muto, yarabayeho nk'imfungwa. Buri gitondo papa we yinjiraga mu cyumba cye afite agakombe k'icyuma, maze akamubwira kurira kugira ngo abone zahabu ajyana. Yabimubwiraga nk'aho ari umuntu uri gusaba undi kuvoma ku iriba amazi. Mu ntangiriro Bwiza yarabyanze, yicaraga areba urukuta acecetse nta marangamutima. Ariko papa we yakomeje kumwutsa igitutu, akamwitsa ko nta gaciro yagira atamufite. Yarazi neza icyo amubwira. Yamubwiraga ko isi yose imuhiga, ko nyina afite intege nke ntacyo yamufasha, mbese ko amufitiye umwenda kuri buri kintu cyose yamukoreye nk'umubyeyi. Rimwe na rimwe iramutukaga, ubundi akamwongorera amagambo mabi. Hari n'igihe yazanaga abanyamahanga mu cyumba kugira ngo bamusebye kugeza igihe igituza cye cyakomangaga cyane, amaso ye agatangira kuzenguruka, maze amarira yamara kugwa yaka cyane kandi aremereye nk'izuba rishongeshejwe, pawe agahita apfukama akayakusanya akajya kuyabika. Ntigeraga na rimwe areba mu maso he, yarebaga zahabu gusa. Mama wa Bwiza yingigaga umugabo we ati uyu ni umwana wawe, ntabwo ari ikirumbu ucukura kugeza gishizemo zahabu. Ariko papa wa Bwiza yarasekaga cyane, akamushihura avuga amagambo yerekana ko ntacyo bimubwiye ati amahirwe aza rimwe gusa wa mugore we, kandi sinzaba umukene igihe azaba kiri hano.
inkuru yakwirakwiye kure y'umudugudu wabo. Abagenzi baturukaga mu mujyi ya kure barahageraga, abacuruzi bazanaga n'abarinzi babo, abaguzi ba zahabu bategerezaga hanze y'urugo rwabo bafite imifuka y'amafaranga. Papa we yagurishaga amarira ya Bwiza ku isoko nk'aho ari imyaka yejeje, ari nako azitaka agira ati ziratunganye neza, ntizivanzemo ikindi kintu, kandi ni nke cyane ku isi. Amafaranga yatangiye kwisuka, yubaka inzu nini cyane nziza, agura ubutaka amahegitari menshi, atangira gutanga amafaranga mu bikorwa by'umudugudu. Bidatinze abakuru b'umudugudu batangira kumuha icyubahiro. Abaririmbyi baririmbaga izina rye bamuhaye izina ry'ubutware, bamusingizaga nk'umuntu wahiriwe n'amahirwe. Nta muntu n'umwe wabazaga iby'umukobwa wari ufungiye mu cyumba. Imbere muri icyo cyumba Bwiza yarushagaho guceceka, amarira yatangiye kuza gake. Si uko ububabare bwari bwaragabanutse, ahubwo hari ikintu cyari kirimo gukomera imbere muri we. Yahagaritse gutongana, ahagarika gutakamba, ahagarika kugira icyizere. Nijoro yicaraga hafi y'idirishya areba urumuri rw'ukwezi rwinjiraga mu rwenge duto rw'idirishya, ariko ibyo byose yabikoraga babaye cyane. Nyina yajyaga aza kumusura rwihishwa igihe papa we yabaga adahari. Yicaraga hanze y'icyumba akamwinginga amusaba imbabazi atagombaga gusaba, ariko urugi rwahoraga rufunze ndetse umutekano w'icyo cyumba wari hejuru cyane. Hanze papa we yabaga ari kubara amafaranga ye n'akanyamuneza kenshi, byasaga nkaho nta kintu kizigera gihinduka. Nyina wa Bwiza yahagaritse kurira imbere y'umugabo we, si uko atari yaramenetse umutima, ahubwo yari yaratangiye gutegura umugambi. Igitekerezo cyo gutegura umugambi wo guhungisha umukobwa we cyaje binyuze ku magambo yumvise ku isoko. Abagore babiri barimo bajya impaka bavuga ku buvuzi bo mu gihugu cya kure, umuntu washoboraga gukuraho imivumo, kubohora ubuzima no gusubiza umuntu amahirwe yibwe. Abenshi basekaga iyo nkuru, ariko nyina wa Bwiza ntiyayisetse, ahubwo yagize amatsiko menshi ko yumvaga uwo muntu yamukiriza umwana. Muri iryo joro yicaye iruhande rw'umukobwa we hasi mu cyumba gikonje gifunze. Amaso ya Bwiza yasaga nayo umuntu washaje, atari umwana w'imyaka 15. Nta mucyo wari ukiyabamo, hari hasigayemo kwihangana agahinda kenshi. Mama we yatangiye kumuganiriza agira amwongorera bucece ngo hatagira ubumva ati hari icyo numvise abantu bavuga ko hari umuvuzi ushobora gukuraho umutwaro ufata roho, uwo mutwaro wawe. Bwiza yahise ahindukira areba urugi mama we yararivugiramo inyuma. Bwa mbere na mbere yari yubuye umutwe areba aho ijwi ryaturukaga, atari uko yari afite icyizere, ahubwo ari uko yarananiwe. Maze arangije aramusubiza ati ntacyo bizahindura, nawe azaba nk'abandi bose. Mama we yarazi ko ibyo yumvise ari ukuri, ko bishoboka ko uwo mutwaro w'umwana we wamuvaho, ariko umugabo we yari afite abarinzi, amafaranga n'abandi bagerezaga kumwiguraho benshi. Kugenda ku manywa bajya gushaka uwo muvuzi ntibyari kubahira, bari kugarurwa mbere y'uko izuba rirenga. Niyo mpamvu nyina yihanganye agategereza. Yakurikiranye neza gahunda z'umugabo we. Isaha ya nijoro anyweraho divayi, igitondo ajya ku isoko kare, naho yahishaga imfunguzo munsi y'umusego. Hanyuma ahitamo igihe gikwiriye agendeye kuri gahunda z'umugabo we. Hari nijoro cyane, ubwo inzu yose yari ituje, amatara yari azimije. Abarinzi hanze basekaga bakina imikino y'amakarita kugira ngo badasinzira, maze arabacunga bahugiye muri ibyo. Agenda buhoro afata imfunguzo, afungura urugi rw'icyumba Bwiza yari afungiyemo. Mu kanya gato Bwiza yahise abona nyina atabyiyumvisha, maze aramubwira amwihutisha ati haguruka tugende nta kibazo. Nta kintu bapakiye usibye agasakoshi gato, imyenda mike, ibiryo n'amafaranga make nyina yari yarabitse rwihishwa muri iyo myaka yose. Nta zahabu nimwe bajyanye, basoze mu mwijima bambaye ibirenge kugira ngo hatagira ubumva. Buri jwi ryavugaga kuri bo ryari nk'inkuba ikubise, buri gicucucucu kikaba nk'umutangabuhamya wabonye. Birinze kunyura mu muhanda munini, bagenda banyura mu mirima, baca hagati y'inzu bagenda bihishe ngo hatagira ubabona. Umudugudu wasingizaga se wa Bwiza wari usinziriye mu mahoro, utazi ko isoko y'ubutunzi bwabo irimo guhunga muri iryo joro. Bwiza ntigeze areba inyuma. Mu rukerera bari bamaze kugera kure cyane y'umudugudu babagamo. Papa we yaragisinziriye, atazi iri kujya mbere, atazi ko ikirombe cye cyamaze kugenda. Ariko igihe yakangukaga, inzu ntiyari gifite mu butunzi bwe, kandi ku nshuro ya mbere mu myaka myinshi Bwiza yumvise ikintu gishya mu gituza cye, kitari ubwoba, kitari agahinda, ahubwo yari intangiriro yoroshye y'ubwisanzure. Papa we yakangutse mbere y'uko izuba rirasa nk'uko yahoraga bigenza mu yindi minsi. Mu ntangiriro nta kidasanzwe yabonye. Yarabyutse aritunganya, arambara, nuko ajya kureba imfunguzo munsi y'umusego nk'uko yari asanzwe azifata.
ariko mu kanya nk'ako guhumbya yahise akubitwa n'inkuba. Imfunguzo ntazari zihari. Yahise yiruka agenda agana kuri cya cyumba yari yarafungiranyemo umwana we. Agifungura urugi yakubiswe n'inkuba. Icyumba cyarimo ubusa, uburiri bwari bushashe neza cyane, idirishya rifunguyeho gato. Umwuka wo muri icyo cyumba wari worohereye. Mu kanya gato yahagaze ameze nk'uwabaye pararize, hanyuma atangira gusakuza cyane ahamagara izina ry'umukobwa we, ubundi akanyuzamo agahamagara umugore we, ariko ntawamwitabye. Yashakishije mu mpande zose z'inzu, ahamagara abarinzi, yiruka mu rugo rwose atambaye inkweto, asakuza nk'umuntu watakaje ubutunzi bukomeye aho kuba umukobwa we. Yafashe indobo yari mu mfuruka asubira mu cyumba cya Bwiza nk'aho zahabu yari ikihari aho, ariko nta kintu cyari gihari. Igihe yaje kwakira ibyabaye ko batagihari, Bwiza na nyina bari bamaze kugera kure cyane, atakibashije kubagarura kuko nta nubwo yari azi aho berekeje. Nyuma y'iminsi myinshi y'urugendo, inzira zihishe n'amajoro atabarika, bageze mu kindi gihugu ahabaga wa muvuzi gakondo. Hari ahantu hatuje huzuye ibiti byinshi byiza n'umuyaga mwiza byatangaga. Umuvuzi yari umukambwe ufite amaso atuje, yavugaga amagambo make cyane, maze abaha umwanya batangira kumubwira inkuru yabo. Yumvise inkuru yabo maze areba mu maso ya Bwiza, atari kubwira ari nk'iryo abandi bamurebanaga, ahubwo hari kubw'impuhwe. Maze arangira amubwira ati, iyi mpano yawe yahinduwe ububabare rwose, kandi ububabare bwarayiboshye. Yasabye Bwiza kwicara ku musambi mu kazu gato ke, amutwikira amababi mashya y'icyatsi afite impumuro ikomeye y'ubuzima. Hanyuma atangira kuririmba amagambo y'imitongero. Umwuka waho wahise umera nk'uremereye. Bwiza we yari yafunze amaso. Ku nshuro ya mbere ntiyumvaga arebwa nk'igicuruzwa, yumvise abumwe nk'umuntu. Ubushyuhe bwanyuze mu gituza cye, ntibwamubabaje, nta buribwe bwamuteye, ahubwo bwamuhaye ituze. Umutwaro yari amaze imyaka yikoreye, guhora agomba kurira kugira ngo atange zahabu, agahinda ndetse no kurira watangiye kumurekura. Amarira yongeye kuzura mu maso ye, ariko noneho bitandukanye n'ibyari bimaze imyaka bimubaho. Yari amarira asanzwe, amarira y'amazi asa n'umweru atabengerana nka zahabu. Nuko uwo muvuzi arunama, arongera arunamuka, maze aramubwira ati, ubu birarangiye. Bwiza nawe yahise abyumva ako kanya. Uwo mutwaro udasanzwe yari yaramaranye imyaka myinshi munsi y'uruhu rwe wari ugiye. Ubu amarira ye yari ayiwe noneho, ntiyarakira amafaranga ya papa we, kandi si igitangaza cyahuzaga rubanda. We na nyina ntibongeye gusubira mu mudugudu wabo, ahubwo bakomeje urugendo bajya kure, batura ahantu hatuje, aho nta muntu wari uzi izina rye, aho nta muntu wamurebaga mu maso ategereje zahabu. Kandi igihe Bwiza yariraga, yabagarizwa n'amarangamutima nyayo, atari uko hari umuntu bimusabye kubw'inyungu ze. Kandi icyo gihe nta muntu wongeye kwihutira kureba hasi. Zahabu ntiyari ikigwa, ariko kandi ku nshuro ya mbere mu buzima bwe yari afite umudendezo usesuye. Ku rundi ruhande, pawe yaramubuze, abura na zahabu yamuhaga, birangiye yongera kuba umukene ko atari yarizigamiye mu gihe cyose yamaze agurisha zahabu zavaga mu marira y'umukobwa we. Icyubahiro yari afite mu mudugudu nacyo cyajyanye n'ubukire bwe. Nshuti bakunzi bacu rero, naho inkuru yacu irangiriye, gusa twababwira ko hari igihe umuntu ahabwa impano, ariko iyo mpano ikamubera umuvumo wo kumubabaza aho kumuha amahoro n'ibyishimo. Nshuje mbasaba gukoresha impano zacu neza n'iz'abadukikije mu buryo butabangamiye uwo ari we wese. Mukomeze kugira ibihe byiza.